giryoshye. Présentez votre plat. Tubwire ibiryo byawe. Ibiryo byita hunkari bengedi. Ibi biryo ni by'umwami wa Turkiya yaryaga. Ibiryo umwami ndakeka bitamunezeza. Mu myaka ya kera ibiryo nibwo bari bakibivumbura. Noneho bajyaga bafata ibintu nk'ibi bakavanga kana kariya bari kugenda bose basobanurira abacamanza ibyo bavanze. Bino bintu wavanze ntago bihura. Ibiryo muri Turkiya birayoboye. Umwami Marie Antoinette ubwo yari umugeni wa Louis XVI yamugaburiye ibi biryo. Ni ibiryo ngo by'ibifaransa. Umwe ari kugenda asobanura ibyo. Ibiryo biraryoshye ubiriye ariko uri kumva ko ino nyama hari akantu kaburamo, hari ingredients ziburamo. Participante qui n'est le règlement. Umukobwa wisha amategeko y'umukino nawe reka twumva ibiryo watetse. Ibiryo nk'ibi ngibi natetse wongeraho akantu nuko kubiteka ku muriro uriho n'umwotsi bigatuma uburyohe bwiyongera. Ukongeraho soybean, ukongeraho mitsigaru, iyo ni puderi y'abanyekoreya, ukongeraho orange caviar. Umukobwa afite ibintu kugenda asobanura by'imirire. Cuisson est bien mieux réussie que ce que j'imaginais. Ibiryo birasa neza kurusha uko twabitekerezaga. Iyi tekinike nakoresheje niyo mu bwami igihugu cyacu cya Korea, buriya Korea kera bayitaga ngo ni Joseon Dynasty. Bwari ubwami nyine bwitwaga ngo ni Joseon. Ati ibu buryo natetsemo zino nyama ni uburyo Korea ya kera nko mu myaka 600-500 ishize niko batekaga. Niko batekaga. Ubwami bwa Joseon yego. Ni kera Korea yitwaga Joseon. Iyobowe n'umunyagitugu ariko wari umuhanga cyane mu kumenya ibijyanye n'imirire. Ni amagambo umukobwa ari gusobanura. Ngicyo gihe Korea yari iyobowe n'umunyagitugu ngarika akaba umuhanga mu kumenya ibijyanye n'imirire. Buriya hari abantu bazi kumenya ibijyanye n'inzoga n'amawayini n'ikibaza n'umuntu akanywa wayini akamenya ko ari irenze n'izitarenze. Haba n'abazi kumva ibiryo rero apana abantu twese dupfa kurya ibyo tubonye cyangwa se ibiheye. Uwo mwami rero iyi steak niyo yakundaga cyane. Twamusomye mu bitabo twaramwiza. Abajaji baza kuryaho. Barariye birabarenga. Abandi bashefu barareba bano batetsi ngo bita abashefu ntago nari mbizi. Uri umuntu rero najya kwita ngo chef ujye umenya ko kwita umutetsi kandi uri boss. La cuisson au foin. Une cuisson complète. Barariye birabarenga. Wa mwana wafanze tekinike zihambaye. Iyi nyama rwose iratunganye irarenze. N'impumuro zabyo. Murakoze cyane n'agafaransa arakavuga.